umukobwa mu matsire se mu minota 10 yo twicaranye mbona agize gutya inzara zahise zimera nzireba azana amenyo abiri ndayibuka nabiri yo hasi nandi haruguru abamwe vampire yego hanyuma binini byarengeye nibereye n'amaso yanjye hanyuma umukobwa mbona imirabyo ibiri iramanutse n'indi irazamutse ijya ngo mu maso mbona hindutse ikindi kintu ntazi naritereye aho ngaho ngo muri rigori hasi kuvuga mwami Yesu sinari kubishobora umukobwa nkiri muri ngende nkiri muri mbireke kuko byabaye nk'iminota 5 nkiri muri ngende kutaza ntuvuze kutaza ntabwo ushaka kumubera ngende mbireke basengera ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu niho Imana yakoze imirimo ubwo amaze amezi 3 amagini agufata ubwo se n'amagini imiryango yari ifungaga n'amagini yego imiryango yari ifungaga nawe ugukozeho ugazamuka yego imiryango yari ifungaga nta muntu ufunze ntabwo naryaga nawe uburyo bari babayeho birizaga ubusa nari ngiye gupfa kamemo nabonaga ndi hafi y'urupfu rwose ubwo mu gisirikare bari baragusezereye cyangwa wari ukirimo nari nkikirimo muri ayo mezi 3 yego uwo mumama barakomeza winginga Imana hari n'abanyamasengesho kugira ngo ubone abantu bafata umwanya bafata igi bafata time yabo bakubaho amezi 3 abo bantu kugira ngo n'abanyamasengesho biragoye muri iki gihe biragoye n'ubuzima bukakaye n'iminsi gusa bitavuze ko hari abahari bameze gutyo abama baransengera n'uwo musore witwa Jacques uwo n'umugabo n'uwo mukobwa ngo wari umukobwa ari muri Kenya uko nabivuze bikomeza binginga Imana hanyuma haza ijwi rimeze nk'iri y'Imana ariko atari ryo ntabwo ndagukijije kandi ntakize ijwi rimeze nk'iry'Imana kandi mareka w'umwijima ariko yagize mareka w'umucyo ubwo yari nde yari soni yihinduranyije araba ngo ndamukirije yego ngo ndamukirije nagende mu nyakabana kuri Papa Shimima ngo njye gushimayo mbonye amenye intoki njya mu mwanya w'ijambo ujyayo yego ari naho nahuriye na byakunda ngezeyo ngo ngiye gushimana ko nakize hari umupasiteri bitwa Rusingiza ndekwe Etienne ngubu banze ari mu Mubirigi ubundi sobana iyi si kuba umuntu wese ari we yego uwo ari we wese uwo ari we ku giti cye si igisobanuro cy'uko yakemura byose hanyuma buri muntu wese afite ikimugenga n'ikimugomba kandi buri muntu wese afite icyo yakora kugira ngo akemure ikibazo cyawe kandi si wese wakemura ibibazo byawe hanyuma nubwo ntabwo akemura byose akemura icy'ingenzi hanyuma afata mikorofone nyambura umuvugabutumwa ajye kumufataho aho bagahita kagagara urayimwaka mu rusengero imbere y'itorero Pasiteri Etienne araguruka acyaha mu izina rya Yesu ndazamuka mukene kubita hasi noneho mu rusengero imbere y'abantu yego mvayo batabanjyana mu kazi k'umudugudu baransengera ubwo niwe bagishimye n'ubundi wapi byose birangira ngo byakunda aransengera ari nawe yasa hano aravuga ngo Imana irambwiye ngo uzasezererwa mu gisirikare ahita bikubwira direct yego ese iyo babikubwiraga ahita avuga ati ifoto yawe yaratambwe warabyumvaga iyo bagusengeraga ntabwo nabyumvaga no guhanura ntabwo wabimenya wapi
hanyuma byakunda aravuga ati ifoto ye barayitwaye bagutwaye n'ifoto kandi uko nari narayibuze uwo byakunda arasenga ubwo mu kanya gato mpita bahita banjyana aho ngaho kwa Mary n'ubundi. ubwo se dusubiye inyuma igihe wakundaga n'uriya mukobwa yaje mu rugo iwawe se yarigeze akaza ntabwo yaje kandi nari ndi umusirikare. ifoto wari warayimuhaye noneho no yaje mu buryo bw'umwuka arayitwara. yaje mu nzu wawe aho ngaho nabaga mu kigo cya gisirikare yego arayitwara kandi koko narayibuze. warayibuze mu kigo yego araba ati nta kindi gukontroresha mirinete yagutwaye n'ifoto. ubwo mpita manuka batansubiza kwa Mary udakize ntakize ahubwo bigeraho bihita bikara cyane nkatangira kugenda nk'inzoka aho nari ndwariye. ubwo inzoka wagendaga gute? uko inzoka igenda ukurura hasi ukayikuruza yego utabizi utari kubyumva. reka aho nari ndwariye kugira ngo umve uburemere bwabyo nta muntu n'umwe wahazaga adafite imbaraga z'Uwiteka byaramufataga ntibagahita bamusengera bikamurekura. baramusengera bagahita bamurekura nawe. byari bikomeye mukabyaramo. iyo nagufataga gutya nahitaga nkonka amaraso. gute se? iyo nagufataga gutya wenda urimo kuzinga ntamufata gutya ufashe ikiganza kandi nta nzara afite zagahita zimera. wahitaga umera inzara? yego kandi baziciye. inzara zawe zitariho wafata umuntu zigahita zizana. wari warabaye vampire? ntabwo ari vampire. nta menyo ameze kuno wari warazanye? oya ntayo. ubwo baransengera satani aravuga ati Sonia egerayo ndi hafi gukira. aravuga ati satani egerayo. satani araza abwira Sonia aramubwira ati egerayo. satani abaraje avugira mu gikuta noneho kumvugira ngo bivaho akaza yamvugira mu gikuta cy'inzu. yego akavuga ngo iki se? akavuga ibiki? we yaza avuga ati ubu tuvugana mfite ububasha bwo kuza kumutwara. njye niyiziye Yesu kubera ko adatangwa n'urugamba rukomeye aravuga ati satani ndamuzi reka niyizire. bavugira mu gikuta bose noneho baraguhuriyeho. ariko ndashimira Imana. iyo Imana igufiteho umugambi naho wanyura mu gikombe mu buzima bumeze gute Imana irakuzigama ntabwo yagutakaza. Imana ntabwo yagutakaza. hanyuma Imana turayishimira ko ari Imana y'urukundo. hanyuma uyu mwami Yesu ntarabanura ku butoni ntagatoranya. niko mu Baroma 2:11 havuga Pawulo avuga aravuga ngo ni ukuri Imana ntirobanura ku butoni abantu. iyo usomye mu byakozwe n'intumwa 10:34 Petero atera amagambo avuga ngo ni ukuri menye neza yuko Imana yacu itarobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakwiye gukiranuka umuntu Imana iramwemera. hanyuma Imana yanyemeye ntanayizi harishijwe ubuntu bw'Imana n'Imana ibiri igitangaza. hanyuma icyo nkundira umwami Yesu ntabwo acyurirana. iyo aguhaye anazigama ibyo aguhaye. arakubikira. niyo avuganye nawe akurikirana ijambo Imana yavuze. uko waba umeze kose muri rwego rwose urimo Imana irakuzigama. iyo umugambi niyo wari muremure abantu bo barebesha amaso. niyo mpamvu mvuga ngo uyu munsi wa none atari Imana ari abantu ntabwo nakabaye ndiho.
hanyuma abantu bo urumva ko iwacu umuryango bamaze kunyirukana ni abantu bari baragwaye. yes ariko Imana yo irareba iravuga ati Thierry ndacyamukeneye, imbere ye ndabona hari ibyo azakora, reka muzigame mbane nawe. Nubwo abantu mbona basa nka bagiye kumuvaho, ariko njye ndi Imana nzamugumaho. ubwo iyo ntambara rero hanyuma yaje gukira mu kwite intambara noneho Satani akavuga ngo ndamushaka, na Yesu akavuga ngo ndamushaka. ubwo ni ukuvuga ko noneho aho ngaho urumva Satani avuga ati njyewe ndamushaka ko ankorera. umudayimoni yari yakuvuyemo. Yes, Soni yari yegeyeyo. ese ubwo ntiwari wakize se? oya ahubwo ni urugamba rwakomeye. urumva kugera ubwo ushobora kugendera ku gikuta ni ikibazo gikomeye. birumvikana cyane. Satani akavugira mu gikuta ngo ndamushaka, na Yesu ndamushaka. wowe washoboraga kugenda ku gikuta yego icyo gihe, yego n'amaguru yawe ukazamuka utondagira. icyo nshimira Imana ntabwo ireba nk'abantu, nta nubwo inakora nkabo. ni Imana y'urukundo, ni Imana y'imbabazi. hanyuma Satani avuga ndamushaka, na Yesu ndamushaka azankorera. Satani nawe azankorera, nzamuha itorero, nzamugira umuntu ukomeye. Yesu akavuga ati nzamukiza, azakiza iby'abantu, azubaka itorero. naramucunguye, mucunguza igice cy'amaraso. Yesu akavuga ati wamucunguje iki? Satani akabura inyenga amusubiza. hanyuma abona bikomeye, Yesu icyo mukundira aza mu rugamba rukomeye. byari birangiye neza, ngiye kugenda. Yesu aravuga ati nkucyashye Satani, ndagucyashye kubw'ububasha n'ubushobozi mpabwa, njye Satani ndagucyashye. uko nasize nkuzirikiye ikuzimu ntabwo ndahakuvana. rero rekura Thierry kwirukanishije umusaraba n'amaraso nameneye Golgotha. akivuga utyo naratitiye cyane, inzu iratitira, amabati aratitira. aravuga ati ndamurekuye, ariko muteze ikindi gihe. Yesu aravuga ati ntabwo ugiye. abo bantu Imana irababwira ati none mwebwe nimusenge. yego basengeye kuva saa 11 za mu gitondo za nimugoroba munsi kugeza saa 11 z'ejo undi munsi. yes nibwo akajwi kamvuyemo, yego ndaruka. inzoka narayirutse igenda, barayica. uruka inzoka ivuye mu nda. yego Imana ni urukundo, njye natinye nkubwira. Imana ni urukundo, njye ndimo kubwira. ese iyo nzoka ubwo ntiwamenye igihe wari warayiririye buriya? wapi ni Soni wari undi mu nda. yaraje guturamo. yego muri ya macani we twasomanye mbere nakubwiye. yego niyo yinjiriyemo. yego Imana ni urukundo. hanyuma aravuga ngo ndagiye, ariko muteze ikindi gihe. inzoka arayica, mba ndakiza. inzoka ingana itubu, fata wenda nka metero. inzoka ingana nka metero yari nini mu nda yawe. yego utabyimbye inda? byari byimbye. kino kintu cyabaga nk'ikintu bafata gutya kikakinzamura, kikampusha, kikanzamura. byari bikomeye. yego byari bikomeye pe. hanyuma ndashimira Imana yanyigirije iryo gini yitwa Soni. yego Imana yakoze umurimo ukomeye. uyu Soni yihindura umuntu. uyu Soni afite ubushobozi bwo gutanya umugabo n'umugore bakaryana. uyu Soni yihindura umukozi wo mu rugo. afite ubushobozi, ibaze aza mu rugo rw'umuntu babanye neza, yarugeramo ari umukozi wo mu rugo bagahita batangira kuryana bari kumwe. na bijiki yongera, ahubwo si uko yongera kubera ko umuntu abantu babaye benshi, yongera bitewe n'ibiryo arya. hanyuma Soni akaza afite kondisiyo ebyiri, akavuga ati uyu munsi Soni tugoye kondisiyo ihindura umukozi. urumva nakize, bansengeye ndakira, nabaye muzima. ndi kuvuga amayoberane ya Soni uko akora. uyu Soni yihindura umukozi wo mu rugo,
kavuga ati ruba rugo ni urw'abarokore ndarujyamo ngende ndushwanishe n'ubanisha imitwe. Hanyuma uyu Soniya we ahabwa amategeko nijoro, ajya gutwara kondisiyo nijoro, hanyuma mukaryama ukibwira ko umunari. Hanyuma we yagiye guhabwa amategeko, guhabwa amabwiriza y'abamutumye ya bosi mukuru. ibyo ziri gukoresha ko yego bamubwira ati uriya muntu dukeneye ko bagaburira inyama, ariko izo nyama uzitekeshe wenda isosi y'inkari zawe. akayiteka mukayirya mu rugo, mukarya mukayara murwana, mukibwira ko mwariye ibiryo bizima, naho mwariye inyama z'inkari z'igini. Hanyuma niyaje rimwe na rimwe, hari n'igihe umuyaga uhuha mu rugo, mukibwira ko ari umuyaga usanzwe, naho ni umuyaga ryaragiye kuryama, aragarutse ugasanga umukozi adutse saa 10 z'ijoro kugira ngo wenda ni gukunda umurimo. none ikigihaziye noneho kubw'amahirwe. bishatse kuvuga ngo iyo udafite amaso bisaba gusenga ukabana n'Imana, ugatindana n'Imana, ugasengera n'umukozi ubonye mu rugo kugira ngo ubashe kumenya uwo ari we, gusobanukirwa umuntu. uvuga ko n'ubundi umuntu wese ashobora guhura na Soni. Yes, ntabwo bivuze ko wenda we kuba yaraje ari ibyo mu muryango cyangwa se ari ibyo waciriye. oya, ntabwo ari ibyo mu muryango. Yego, ibintu bikomeye cyane. waje kutubwira rero ko yongera gutega bwa kabiri, hanyuma naje gukizwa ndabatizwa mu mazi menshi muri 13. niyo munsi wa mbere w'ibyishimo nagize. ndakizwa, mbatirizwa mu itorero rya Nyakabanda muri ADF. Yego, Nyakabanda hariya aho ari paruwasi n'umudugudu wa Muhima. ndabona batizwa na 13. ndakizwa, mbana n'Imana, ndasenga, mama ndamushimira, mama Grace yaramfashije nekoze sinabyo ko mwita umubyeyi. Ni umubyeyi uko yambereye mu cyimbo aho abandi batari bari. birumvikana. arasengesha, tubana n'Imana, anjyana mu butayu arigomwa. ahantu hambere yanjyanye mushimira iwabo uwo muhungu mu Gisaka. wa muhungu wahanuraga mwabanaga witwaga nde harya? yitwa Jacques. wabaga kwa Magarasi. tujyana iwabo ahantu dutaro tuguruka tutureba, turasenga, tubana n'Imana. ahantu nuzira umwuka wera, ntangira kuvuga mu ndimi, ntangira guhanura, ndavuga ati karabaye noneho ndavuga ati umukomeye ndi umuhanuzi ukaze. nanjye ntangira gusenga, ntangira kubana n'Imana, ntangira gutindana n'Imana. ndabyibuka 2015 ndi Nyabugogo mvuye kubwiriza, umukobwa arambwira ati mukozi w'Imana muraho. ubwo mu gihe kitarenze imyaka 2 undi mukobwa mwamuraho. Yego, ako umuhanzi wari keza cyane, nta bwiza, uri mwiza, nta bwiza. ubwira ko ubundi bwiza ni iki? isura nziza. isura ni iki? meze neza. isura ni iki? urifite bose ubu uri mubi. ntabwo bari kundeba. nta kibazo ariko ndimo kureba bose uri mubi. hanyuma face ni iki? sibyo? byo nabyuka ndi igikara. Yego, nabyuka ndi igikara, na mu gitondo nkabyuka umubiri urahinduka. ukumva tsirire gukora inkuru ivuga ngo wa wundi twumvaga byarangiye. sibyo? gitondo ushobora kubyuka nazanye ibiheri hano ku mubiri bigatobagurika. nyuma umubiri wo ni ubusa. umubiri wo n'abantu bawiratana bashyira hasi uwo mubiri, kuko umubiri urahinduka. umubiri ni inzira y'ubunyerere. umubiri ni inzira y'ubunyerere, kandi ubunyerere bukabaho nta mvura yaguye. wanyumvise? ubunyerere bukabaho nta mvura yaguye.
hari umunyerere ubona nta mvura yaguye ugasanga ahantu hanyereye kandi nta mvura ihari. Hanyuma n'umubiri rero irinduka mu gihe kiri ngombwa n'igihe kitari ngombwa, sibyo? umubiri we nta wawiringira. Rero umukobwa turahuye ntabwo ubwiza rwose n'umukozi w'Imana muzima pe, uvuye kubwiriza uvuze n'amavuta y'Imana, twari twaratandukanye n'uwo mubyeyi. mwari mwaratandukanye? Yego naravuye iwe niba wari ukiri hariya mu Gisaka cyangwa aho ngaho twagiye dusenga bisanzwe. ngaruka i Kigali aho nari naravuye rwose. Imana imuha umugisha, ngenda kwibana, ngenda kuba mu Nyakabanda. ugiye gukodesha iwawe? Yego. Umukobwa abaramwita umukozi w'Imana, muraho neza, ari seriye rwose muri bisi. Yego. Arambwira ati nakubonye nkubona amavuta y'Imana, nifuje ko wazansengera. Gute byufasha ntabwo wabyanga gusenga. Noneho gusenga aramubwira ati nta kibazo rwose, Imana ihimbazwe, karibu n'ikaze, ni karibu. Ntamubwira ati nta kibazo. Hanyuma ibintu byose kuri karibu ntabwo byemewe kuko ari niwe wakera kanakwica. Niyo mpamvu igipangu bashyiraho sekirite bagashyiraho n'ikintu cya susoni, ugakoma ngo hari n'abafite za kamera bakabanza bakareba nimba byemewe ko urugo rwabwa karibu. Hanyuma hari umuntu uza mu buzima bwawe akabwangira mu gihe kugira ngo anabukemure, kandi ukabona umuntu w'umumaro, kandi bene aza ari umuntu useka, aza ari umuntu ubona ko azakugeza kure. Hanyuma uyu munsi wa none ikintu nize, yego, ikintu nize mu buzima, kwakira umuntu ubona ko ari umumaro nyuma hagutenguha. Kwakira umuntu ubona ko ari umumaro nyuma hagutenguha. Ni isomo wabonye rikomeye mu buzima, ni ikintu kintu nabonye. Kwakira umuntu ubona ko ari umumaro ku buzima bwawe, ariko nyuma mu matsirisi ugahita ubona indi sura itandukanye n'iyo wakiriye. Nicyo kintu njya nibazaho mu bantu. Hanyuma niyo usengeye uyu munsi wa none, icyo kintu cyane ubwoba gikomeye no kunsengera. Baransengeye ariko byabaye live, imbona nkubona ndi muzima bataransengeye. Umukobwa turahura turaganira, twari muri bisi, arazamuka arambwira ngo atuye Matimba, yo nkuru y'igikara. Undi twahuye yari inzobe, none wabaho shanjoma, ni shanjoma. Umukobwa turaganiriye, anyatse nimero, ndayimuhaye, iyanjye iyiwe ndayifashe, ndayanditse. Birangije umukobwa turatandukana, buracya nimugoroba abarampamagaye. nimugoroba baraguhamagaye sangahe? Hari saa 9 n'ubundi n'igice. Saa 9 n'igice ubonye kandi ndebere, sinongera gutekereza ibyashize, ndabyibagirwa. Umukobwa aza saa 9 n'ubundi n'igice, sinongera kubitekereza. Turaganira, turanasengaye, avuga ijambo ry'Imana. Nakubwiye ngo guhanura, kwigisha, kubwiriza, kuba nasengera abantu si cyo kigaragaza imbaraga yo kumenya umuntu. Hanyuma kuba turasengana, mvuga n'indimi nyinshi ahubwo izindi divuze. Garafre Imana. Hanyuma uyu munsi ikweretse umutima wa Thierry, ushobora guhungabana. Inanyitse umutima wawe, ushobora guhita mpungabana. Niyo mpamvu Imana ijya kuvuga, twabwira ati ndi Imana, nkugiriye neza, yego, nkubakiye urugo, nzabana nawe, nzagendana nawe, nzaguha amahoro, ariko ikaguhisha hagati. Bizabihari kubiyemo. Nibyo Imana yabwiye Abisiraheli, nzagenda muzageza i Kanani, ariko ibeshe ko bazambuka inyanja, ibeshe ko bazapfira mu butayu, ibeshe ko Farawo azabahiga bikomeye. Ayo makuru iyo baza kuyamenya ntabwo bari kuva muri Egiputa. Inzara yabishe ntabwo bari babizi. Hanyuma umukobwa turasengana, arataha. Ni umunsi wa mbere, kuri umunsi wa kabiri, ariko ni umunsi wa mbere dusenganye. Umunsi wa kabiri araza turasengana mu rugo iwawe. Yego,
muri saro rwose. noneho mbere wowe nta nabwo wagiraga iwawe wabaga mu kigo uraje ugiye kuba kwa mama wanyu yego ndahavuye njya kwa madarasi noneho ubonye aho ujya iwawe yego agufite noneho ubuse wamucitse uti hari ahantu no hanyuma sinzi ndyamana nawe ikindi umukobwa bwa gatatu n'ubundi akaza ya saa 9:30 yarakubariye nanone turasengana yaje n'ukuri uzi warya abakozi Imana baba mu buzima butabemera kubona buri kimwe cyose bashaka barya mano zo mu butayu gusa umukobwa n'akanyama nagatetse n'ukuri umunsi wo kuza kugusura wa nyuma noneho simusiga mwana bipanze avuga uti ndakira umushyitsi yaje rwose numva turi bimeze neza warongera gukunda aranambwira ngo arankunda ahubwo nawe waragiye wikunda yego ko Yesu musi wa mbere s'il vous plaît arambwira ngo arankunda wa nyuma ariwe kumbwira ngo ashaka kuntwara ubwo niyo miso yari imuzanye ya nyuma umukobwa turasenga tuvuga ijambo ry'Imana ndamusengera yari afite umwana yari umufiyemeri yambwiye ngo umufiyemeri ariko ni ukubikubwira yego bugeze saa 12 arambwira ati merekeza ndamuherekeza urabona twe dutuye mu Nyakabanda ku gasoko urabona hari uruhuru tw'amazi n'uruhurura inyura mu Nyakabanda imanukamo hagati yego niyo twanyuzeho turamanuka mbere kagiye kukujugunya muri ruhurura oya akujyaniramo oya nta nubwo tegeye cy'imvura vuga ngo namanuka nta nubwo abitekerezaga hano bitekerezaga ari umuntu usanzwe wabonaga ari umuntu uraho yego umukobwa ageze hafi ku gipangu cy'umuntu abaricaye aramwe ngo ararushye mpamvu nicaye umukozi w'Imana muzima nicaye mu muhanda abantu banze hete kubona bari buntambukeho naho twarateranyijwe hamwe ntacyo bimbwiye abantu bitekereza ibyo ngibyo umukobwa mu matsire se mu minota 10 yari twicaranye mbona agize gutya inzara zahise zimera nzireba azana amenyo abiri ndayibuka nabiri yo hasi n'andi yo haruguru aba ni vampire yego hanyuma binini byarengeye niboneye n'amaso yanjye hanyuma umukobwa mbona imirabyo ibiri iramanutse n'indi irazamutse ijya mu maso mbona hindutse ikindi kintu ntazi nariteruye aho ngaho ngo muri rigori hasi kuvuga mwami Yesu sinari kubishobora gutokesha ntibyari gukunda gusenga ntibyari gushoboka sinzi Imana ireberera umuntu itita ku burangare bw'umuntu yagize Imana ireberera umuntu yahamagaye numva ijwi riramanutse mu mutima rivuga ngo mu izina rya Yesu mbivugira mu mutima sinabyera ngo mbituje n'akanwa kanjye iri zina rirakomeye izina rirahambaye yica amagini nkirivuga mbona acitse intege za nzara zisubiyeyo amaso abaye mazima amenyo yuzuye yose mu kanwa nkirivuga gutyo njyewe deregita ubwenge bwawe bwagiye akimara kumenya aramwe ngo ubonye iki niko yambajije ndamubwira ntacyo kandi nakibonye wari uri kubyibuka si byo oya ntabwo wabyibuka bikereka abampaye ikiganza sirivupe yampaye ikiganza ndagifata akuzamura aranzamuye arambwira ati shushu ongera umeke ingize hano hepfo bitewe n'ibyo mbonye nanone nongeye mujya inyuma utitaye ku byo ntabwo nabyibuka wabitekerezaga nongeye mujya inyuma yaguforomasi yego hirya gato hepfo y'aho ngaho twe turi hari akararo wambuka kugira ngo umanuke za matimba inzira ry'amatimba
umukobwa mba ndamukurikiye yambuka akararo nawe ndakambuka, njye mpagarara ku mucyo ahantu ku gipangu cy'uwo mukecuru nakubwiraga. ntabwo abantu babyumvisha, hari hatuye umukecuru w'umukirisitu cyane. Yego, ubundi nyine aho ngaho twambutse ikiraro hari urugo rw'umukecuru, nimba yarakodeshaga nimba yarahabwa ntabwo mbizi, nimba ari we nimba yarakodeshaga ntabwo mbizi. Hanyuma icyo nzi ni uko gusa yari ahatuye. Urwo rugo hari itara ku gipangu. Njyewe ngo umuhanga w'umwijima wararenga antanga imbere ajya ahantu hatari itara, hari umwijima ku rutara ashaka kurubona. Yego, umukobwa abarenzaho arambwira ati shushu ngwino unsezerere mu mwijima abantu batakubona, unsezere neza. Naho yahagaze impande y'ikinogo. Ibaze ikinogo ahantu hadepye broke sima ntuze nka gutya, hano hantu haba hari sima, amazi ajya yinjira. Yego, no muri fosse ahantu hacu haracukutse. Umukobwa yaramwe ngo nusezerana, njye nguma muri mvuge ngo ngende mbireke ngende. Baza umukozi w'Imana muzima uruvuye no kuvuga Imana, umaze imyaka 2 ahuye n'igini, umaze amasaha arenga 4 utaravumbura ko uri kumwe. Ntaravumbura ko ndi kumwe n'igini n'undi muntu. Amaraso y'Imana yari yagushize. Oya, ahubwo hari imbaraga nari nkeneye zirenze nari mfite. Nari nkeneye andi maso arenze nari mfite. Nari nkeneye impano y'ubwenge, impano yo kumenya ntari mfite. Hari izindi imbaraga nari nkeneye. Niyo mpamvu Eliya na Elisa, Eliya ajya gukorwaho Elisa, niyo mpamvu yamukurikiye amubaha akaramata, barenda bagira Gilugari, bagira Yeriko ataramwerurira. Abonye ko yamuhaye akaramata, aramwerurira, sibyo? Aramubwira ati nsaba icyo ushaka nta gukurwaho. Aramubwira ati nta kindi, ndashaka umwuka ukurimo, kimwe cyaka cy'umwuka ukurimo. Aramubwira ati bicyurije ariko numbira nkagukurwaho ucimbera bikubera uko nguko, ariko nutambona ntabwo bikubera uko. Elisa yarakeneye izindi mbaraga zari ziri muri Eliya watari afite. Hanyuma nkeneye izindi mbaraga zibasha kumenya umuntu turi kumwe, kumutandukanya n'abandi. Umukobwa nkiri muri ngende, nkiri muri mbireke, kuko byabaye nk'iminota 5 nkiri muri ngende. Kutaza ntibivuze kutaza, ntabwo ushaka kumobera. Ngende mbireke. Imana ireberera umuntu, ikizigamye umuntu, ikimureberera. Imana ni kominikasiyo n'amarangamutima y'umukirisitu kabisa. Haturuka umukecuru urimo imbaraga z'Imana, yaririmba indirimbo yo mu gitabo ntabwo nyiruka, ngo agire wende kumugeraho azira ukuguru kamwe, avuga indimi nyinshi cyane, nyinshi. Ngo ajya kumugeraho yamukubise kashi mu mugongo, akimukubita aravuga ati nyashya igini mu izina rya Yesu Kristo. Umurabyo wazamutse uvuye hasi urazamuka mu kirere, bijyabaye mbireba, urongera uramanuka uhita umanukira muri cya kinogo, urazamuka. Umuhanuzi araza ngira ngo agiye kumubera, ngiye kumbwira Paul yankubise 2 na n'ubu sinzazibagirwa. Nimba ari umugabo, nimba ari umusore wankubise, nimba ateye ibyuma bingana ute simbyibuka, yarankubise ngo niko mukoze mano umupfapfa we. Naritereye nikubita hasi, abaranteruye ajyanye iwe, aransengeye guhera ayo masaha kugeza ejo nimugoroba nibwo nahembutse mba muzima. Arangiza aravuga ati ngo muteze ikindi gihe.
ari ibyagini ribivuga. yego Ibivugira hehe muri wowe? muri njyewe, ariko muteze ikindi gihe. Riguteze ikindi gihe. Kuva uwo munsi nibwo n'amagingo ubu ngubu tuvugana ntabwo riragaruka, nagaruka ntabwo rizashobora. Oya pe, Ufite imbaraga zihagije. oya namenye icyo nsabwa, menya n'icyo nkeneye, rero ngomba kwitwara. ndavuga ati rero sasa reka nambare imyambaro, mpindure imyambaro. Imyambaro nambaye si y'urugamba, ahubwo reka nambare indi myambaro y'urugamba. Menye ikibuga ndimo, menye na tere ndimo, menye n'imbago zacu, menye n'uko ngomba kurwana. Amen. Hanyuma iyo wamaze kumenya umwanzi urwana nawe, umenya n'intwaro ugomba kurashisha. Intwaro urazimenya. Hanyuma ntabwo wajya guterera mu kindi kigo cyangwa se ku mwanzi utaramenya intwaro afite, abasirikare afite, urwego afitemo, igiseke gihagazemo. Habanza kujyayo maneko, habanza kujyayo intumwa zibasha kumenya aho mugiye gutera aho ariho. Hanyuma nta kindi twebwe tuba dufite dukeneye, ni umwuka wera utumenyera tutabasha kumenya. Nta kindi amaze, ni umwuka wera, ni ukutumenyera, ni ukutumenyera amakuru. Niyo mpamvu umukristo udafite umwuka wera ni nk'imodoka idafite umushoferi acitse feri. Hanyuma uyu munsi wa none ndashimira Imana urwego ngezeho, aho nicaye ubu ngubu tuvugana nta kibazo mfite, meze neza, ndakomeye. Icyo ari cyo cyose cyaza ubu tuvugana nta bwoba mfite. Nta bwoba ufite. Ariko watubwiye ubuhamya bwawe ni burebure, harimo ibintu biryoshye byo kumva byinshi. Noneho tugereranyije, iyo urebye urubyiruko rw'iyi minsi, kuko twebwe niyo mahirwe cano dukorera, ntabwo twigisha abasaza gusa, twigisha n'urubyiruko kuko ni rwo rwinshi. Urubyiruko urumva yaba ari urubyiruko, yego n'ubundi uracyari rwo, ariko wenda hari abakiri munsi yawe cyangwa n'abo mungana bakiri urubyiruko. Wabaye umupapa, yego wabaye umupapa, niyo mpamvu mvuze urubyiruko. Yego, ariko imyaka afite wenda imyaka uri abo muyinganya benshi, yego benshi, ariko bakiri abasore, yego benshi cyane barahari. Bitware gute rero? Bitware gute kuko urumva? Hanyuma nitujya mu kintu cyitwa kwitwara, ni kimwe, imyitwarire ni imwe, yego, no kumenya ni ikindi. Ubwo nshaka kuba hanyuma mu buryo nyine ngiye kubwira uko bagomba kumera. Hanyuma iyi si irimo kwihuta cyane pere no gusigaba, sibyo? Hanyuma urubyiruko narwo rurimo gushaka kwihuta nk'uko iyi si irimo kwihuta. Bisaba iki? Bisaba gusenga mu rwego babasha kwimenya. Hanyuma abantu benshi ntabwo bizi, ariko ni ngombwa ngo babashe kwimenya abo bari bo. Iyo ubashije kumenya uri we naho uhagaze, n'intambara urwana nazo zigusunikira kwakira amakuru arenze uko uri. Hanyuma uyu munsi wa none kanze mvuge kano kantu, tuvuge uyu munsi umusore akundanye n'umukobwa. Rero aba basore tuvuga, abasore mubona batwebwe, ako ngende umugabo. Aba basore nibareke bitonde, babanze bamenye mbere na mbere, intambwe ya mbere nabagira inama ni ugusenga, bagakizwa. Ibintu byo genda baryamana bazakuramo ibintu bidasanzwe. Niho basoniye bazira kuryamana. Burya ni naho usanga
Soni yaravuga ati ngewe nkeneye Philibert wenda n'urugero sibyo cyangwa se nkeneye Thierry. Uyu Sonia icyo agushakaho nta kindi ashaka kutagutwara, arazavuga ati ryamane n'uriya muntu guhera uwo munsi agahita afatwa n'umwuka w'ubusambanyi tugeze ubaho, kuryamana n'uwo wonyine gusa agahita afatwa n'umwuka w'ubusambanyi, icyo abasigaje ni ihene gusa kuryamana nayo, kandi ujya wumva ko baryamanye n'ihene. Ni ibisigo mu Rwanda barabitangaza. Ibyo si ibintu bitangaje kuko ni ibintu bishobora kubaho. Hanyuma umuntu yanduye umwuka w'ubusambanyi awuteje n'undi mwuka mubi, umuntu aryamana n'umuntu guhera umunsi agahita ashaka kuryamana na buri umwe wese, na nyina akamwurira akamusambanya ibizira. Kubera iki? Ni umwuka bisaba iki? Ko asengerwa akasenga akamenya ko ari umwuka mubi, agasengerwa akabana n'Imana. Hanyuma urubyiruko rw'iyi minsi turabugiraho inama, yaba ari abo mu Rwanda cyangwa se n'abandi, babanze barindire bashake, kandi iyo bagiye gushakana basenge bayoboze Imana inzira, Imana ibayobore bamenye aho bagiye kujya. Yego, niho bagiye kuganaho. ni kuko Imana niyo yubaka, niyo yobora inzira umuntu. Byari byinshi, byari byiza, turagushimiye. Murakoze. Ni Yacu TV, mukore subscribe, muduhe comment. Ni Thierry, ako watanga nimero yawe usengera abantu. Yego, hari umuntu waza kugukenera nyuma y'ikiganiro, nta kibazo. Hari n'umuntu washaka afite n'ibibazo nk'ibyo yahuye nabyo. Hari abantu benshi batabishyira hanze. Yes, nyine urabona bitewe na kondisiyo yabayemo, akumva murahuje, agukeneyeho ubufasha. Urabona nta kibazo ndayitanga. Buri muntu wese wumva ufite ikibazo cyo gusengerwa ni karibu n'ikaze. Nimero ni 0783 44 33 92. Nimero iri kuri WhatsApp, iri kuri WhatsApp, iri kuri Instagram. Yego, yitwa Thierry, turamushimiye cyane. Namwe mwadukurikiye kandi turabashimiye. Imana bamugisha, turabakunda. Yego, nawe utaha Imana ibaho. Ese ko Thierry tugushaka nanazongera nzaba mpari. kwitabira ubutumire. Imana izashoboze nk'uko yanshoboje. Imana ibagirire neza. Wadusengeye se tukadusoreza n'agasengero. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeye, turagushimiye ko wabanye natwe kandi tugushimiye neza n'imbabazi. Baraturokoye uturwanira intambara, tuvana mu rupfu rwabazwe, turakubona uturokoza amaboko yawe akomeye cyane, kandi unyemere rero n'abateze kino kiganiro n'abazakireba bazakuremo icyigisho, kandi unyemere ukomeze kubagura, bashyigikire. Mu izina rya Yesu Kristo musenze nizeye, amen. Amen.